Matthew chapter 23 verse 6, it says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I serve the house of the Lord forever and ever. Amen. Reka mbanze gisome mu kinyarwanda kugira ngo na mama bashe kumva kuko si icyongereza mama ashobora kucyumva. Haravuga ngo makumyabiri na gatatu gatandatu haravuga ngo ni ukuri kubwirwa neza n'imbabazi bizanyurwaho iminsi yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Amen. Reka nsubiremo ni Zaburi makumyabiri na gatatu gatandatu haravuga ngo ni ukuri kubwirwa neza n'imbabazi bizanyurwaho iminsi yose iriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Amen. Iryo ni ryo jambo abana bacu bashize musingitemo. Psalms chapter 23 verse 6, it says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and shall gain in the house of the Lord forever and ever. Amen. Asante kwa nafasi hii. Tukisoma kitabu cha Zaburi mstari wa 23 mstari wa 6, unasema, hakika wema na fadhili zangu zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hanyuma naje nanebisabye gushumba yakashimwe mu magambo makeya hanyuma nze gusaba abashumba bacu ikintu cyose kubasaba baraza kudukorera uko bakora. Mu cyumweru gishigaye turimo mu by'ukuri twari ku musozi dusenga nk'uko nawe wari ahantu dusenga, ariko icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki kuko mu nzu y'Imana ahantu hahurira abantu b'Imana by'ukuri hari ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu, ushobora kumukururira kumwegereza Imana. Hari amashimwe, hari gusenga, hari gusoma ijambo ry'Imana n'ibindi ngibyo ngibyo. Hanyuma umubyeyi wacu na mama yaje kuduha ubuhamya. By'ukuri amaze kuduha ubuhamya, ikintu cyaje mu bitekerezo kuduha ubuhamya ni aba bana. Icyo cyaje mu bitekerezo jewe wese aho ntekereza nkaza ntekereza na Gabriel muramuzi, ni umukobwa w'abagabo uri muri Amerika. Ngerageza kubatekereza abana bose amasura yabo n'amazina yabo, twese gutekereza umukobwa w'abagabo ntazi uri muri Amerika, nza ndeba ku ifoto ariko uzi yewe asengera hano, nawe nza kumushyira muri aba ngaba kubera ubuhamya ni nawe yari amaze kudoda. Haleluya. Mugore kubera hanyuma kinabona tubwiye ikintu cy'ukuri cyo kwatura guhanurira ubuzima bwacu, atari ibingibi umukozi w'Imana ashobora kwerekwa hanyuma akavuga ngo Imana yaneretse iki kandi bisiza nazo. Noneho atubwira guhanurira ubuzima bwacu biduturutseho, atari ikintu naje kubwira Yvonne hano mubwira ngo Imana irambwiye oya, guhanurira ubuzima bwacu biduturutseho. Haleluya. Hanyuma ari kutubwira ayo magambo naje ikintu cyaje mu mutwe yakomeje kuvuga nkomeza n'ibintu bizaba ngaba dukomeza musukuri kuza Socrate yari umufilosofi, ngira ngo filosofi ngabo ibice bitatu ababizi, Epicurus, Stoicism n'iyindi ndahimbagiwe. Ariko muri Stoicism yavuze igitangaje, yavuze amahame. Haleluya. Mumbabarire, yavuze amahame agiye gusa n'ayari Kristo kandi atari umukristo. Haleluya. Akomeza kuvuga ngo niba umuntu abaye umukene ari umukene mwiza, niba umuntu abaye umukire ari umukire mwiza, niba umuntu abaye mugufi ari umuntu mugufi mwiza. Nzagutangazwa n'iyo mitekerereze ya Socrate yari afite
kandi bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Noneho nibaza twebwe nk'abakristo Timoteyo hariya kuri 4:12 yaravuze ngo impamvu turwana tukavuga ngo nuko twiringiye Uhoraho. Ngaje kurangiza aravuga ngo ni umukiza w'abantu bose, ariko cyane ngo ni umukiza w'abayizera. Haleluya. Icyo batekereje iki gihe kugaraba kiramaze kuduha ubwo butumwa, iyo message muri nagize imitekerereze n'imivugurire bisha mu bitekerezo byanjye. Amaze kuvugira atekereje n'iki ndaza gusaba abashumba bacu bose kwihuta baze bahagurukire bahanurire ubuzima bwacu twebwe bano bantu. Muri twebwe hazavemo abasekreteri bakomeye, hazavemo abadogiteri bakomeye, hazavemo abanyamasengesho bakomeye, hazavemo ingeri zose kuko reka mbabwire kino kintu. Jewe naje gutekereza ntekereza cyane ko ngomba gutora kinaba maze kutugisha kuko tugomba kugira imitekerereze yo gushaka Imana, ubwenge bw'isi tugashaka ubwenge bw'isi, ariko ubwenge bw'isi tutarwanya Imana, tugashaka ubwenge bw'isi tutarwanya Imana, hanyuma tukaza no gushaka noneho ubwenge bw'Imana. Rero biratandukanye ko ijambo ry'Imana ko rivuga ngo kumenya Uwiteka ryo shingiro ry'ubwenge. Hanyuma abashumba b'abatware batanu kuko imbaraga z'Imana ndabaguye, muhaguruke muze muhanurire ibiganiro byanyu. Tafadhali tambuka nawe, tambuka bahanurire ubuzima bw'abana bacu natwe turi murakoze. Tafadhali babarira Ivone yansabye gushima, reka shima Ivone akwapi Ivone kujyamana, reka ashime mu masegonda, hanyuma muze kwisabira muhanurire ubuzima bwacu, tuzavuma abantu bakomeye bamenye Imana n'ibindi. Imana wamusha, reka Ivone ashime. Sijui nakushukuru na kumaliza katika mchungaji nafasi. Asante. Hari abandi batakiri ariko twebwe tukiri bato twareka gushima Imana ishimwe. Icya kabiri umuti cyacu ukaza twigisha tukaba tuzi byinshi Imana ishimwe. Icya gatatu nshimiye ababyeyi bacu bose kuko baza kwemera tuza kwiga ijambo ry'Imana. Iyo kabla yatangiye gukora, iyo kabla yatangiye kuza, reka dusanga bose mwese batubiganza kubona abana uhereye ku barimu babo, ku muyobozi mukuru Yeveni ndetse na Begera na Biganiro, abo nibo barimu b'abana. Reka tuze gusenga. Nanjye n'abafite ideni ryo kuza bigisha ibintu byinshi. Ntekereje ko abana bose bari muri rusengero, aba bafite n'umuhaguruke n'aba badashobora gutambuka